Reka nshimire buri muntu wese uduteze amatwi. Mwabyumvise kenshi ko uburyo gukunda neza bitagomba kugusaba kuvunika. Ntabwo bigomba kugusaba imbaraga umurundo z'umurengera ngukunda umuntu runaka, ariko nawe ntihazagire undi mukwibagiza. Nitwa Samuel Mugisha. Uyu munsi mureke tuvuge ku bintu bitandatu wakorera umukunzi wawe ukamwibagiza abandi bose bagerageza kumutereta nkawe, hanyuma akaba ari wowe umwiharira wenyine. Ese wabikora gute? Bibaho cyane ko ukundana n'umuntu runaka bigakomera, ariko ku rundi ruhande haba hari abandi bantu bamwifuza ndetse benshi banakora ibishoboka byose ngo bamugutware. Ibi turabyumva cyane kuko hari imvugo zinashimangira ibi ngibi. Amaso yawe yamubonye n'abandi barayafite. Nyamara nubwo bimeze gutyo, hamwe n'ikiganiro waba ubizi cy'uyu munsi ukurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa Tele Montagne Rwanda, ushobora kumenya cyangwa se uraza kumenya ibyo wakorera umukunzi wawe abandi bamugira amajanja bifuza kumugutwara, bikababera ihurizo rikomeye cyane bakaba utazabishobora. Ni ibintu bitandatu ndetse tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Niba wifuza kwibagiza umukunzi wawe abandi bose bamutereta, niyo waba nta gahunda ufite, ikintu cya mbere mubwira ko muzarushingana cyangwa se muzarushinga, ndavuga urugo. Uretse ko byaba byiza kurushaho uramutse ubivuga uzanabikora cyangwa se bikurimo. Buri mukobwa aho azava akagera, buriya uko wamureba uko yaba ameze kose, ahora arota umunsi we w'ubukwe. Hamwe n'ibi bitekerezo bahorana rero, aba yibaza uko azaba yambaye, imodoka nziza azagendamo n'umugabo we, ukuntu inshuti ze zizamutahira ubukwe n'ibindi nk'ibyo. Ubanza ari nayo mpamvu uyu munsi mu bintu bishimisha abakobwa benshi azajya haburamo kumubwira ko wifuza ko azakubera umutima w'urugo mukabana akaramata. Niba hari uwo wigeze kubibwira, si we warose ubivuga, nubwo atabikugaragariza kenshi, ariko iyo iri jambo igihe cyose utararimubwira abagufata nk'abandi bose, nyine ababona nta gahunda umufitiye ihamye. Ikintu cya kabiri ni uguhora umubwira ko umukunda. Nubwo abenshi batabiha agaciro cyangwa se bagakeka ko kubivuga kenshi bigaragara nabi, ariko abakobwa bakunda umuntu uhora basubiramo ko bakunda. Amagambo nka I love you cyangwa se je t'aime fort, aho ni mu Gifaransa, ni amagambo abashimisha cyane. Iba kenshi uzabibwirwa nuko mu gihe uzajya ubimubwira kumubwira ko umukunda, ukabimubwira kenshi, uzajya ubona ibyishimo bimusanze ndetse akabigusubishamo kenshi, asa n'utabyiyumvisha neza cyangwa se utabyiyumvishwa neza. Ikintu cya gatatu kizagufasha kwibagiza umukunzi wawe abandi bose bashaka kumugutwara ni ukumusohokana. Ihame rimwe risa nkaho ridakuka isi igenderaho, kandi yahoze igenderaho kuva kera, ni uko ubukungu bw'abantu butangana, nta n'igihe buzigira bungana. Nyamara ni mu gihe iyo wikoze ku ikofi ugasohokana umukobwa ari ibintu bimunezeza. Abakobwa benshi cyane usanga bababazwa no kubona abandi basore basohokana abakobwa bakundana nabo, ku rundi ruhande wakabona ntacyo uba witayeho. Hanyuma atangira kumva yabigusaba akabura aho aguhera. Iyo abonye ubimukorera atanabimusabye, nihaheraho akaguca mu myanya y'intoki. Uretse ko hari n'abakobwa byanga mu nda bakanga kubyihererana ukumva barabigusabye, burya biba byabarenze. Kumugenera impano. Uyu munsi kimwe mu bintu abasore batajya bamenya neza ni uko atari ngombwa ngo wiyemere cyangwa se utange impano udafite ngo ukunde utange impano. Nyamara nubwo bimeze gutyo, uba ugomba kugira igihe runaka umutungura ukamuha impano. Tekereza gukundana n'umukobwa runaka imyaka runaka nta mpano uramuha. Iba ushatse wabyita nk'ubumenyi buke mu gutereta cyangwa se mu kureshya abahungu benshi bibitseho uyu munsi. Impano ngiki kintu gishimisha umukobwa, kandi bitari ngombwa ngo ugure ihenze cyane, ahubwo n'akantu gato kataguhenze ariko wamutunguje kakaba kamunyura, ari nako bimwereka ko umuzirikana. Gusa nanone byose ukora ube witonze gato. Hari abakunzi badutse uyu munsi babandi baba bashaka kurya amafaranga y'abakundana nabo. Aba ngaba nibo bidashimisha ibintu nk'ibi ngibi. Uzabibwirwa nuko cyangwa se uzabibwirwa no kubona umutunguza impano idahenze cyane ukabona bitamushimishije habe na gato. Ndakurahiye icyo gihe ukibibona uzaba warajwemo. Ikintu cya gatanu turavuga uyu munsi ni uko ugomba kujya umujyana mu birori. Mu bisanzwe cyangwa se mu busanzwe abakobwa bakunda kwitabira ibirori, ndetse wabyumvise neza, ibi bijya no gusa no kumusohokana.
ariko gusohokana mu bijyanye n'ibirori, ibi ngibi ni ibintu abakobwa bakunda cyane ndetse ni injyanamuntu kuri bo. Mufate umujyane mu bukwe watumiwemo, ndetse niba waramwemereye kuzakubera mama w'abana bawe, muganire ndetse mumwitegereze uko ibirori byanyu namwe bizaba bimeze. Nubikora neza byonyine ni hamwe ujya kumva atangiye kukubwira nk'amakanzu meza, indabo nziza n'ibindi. Ikintu cya nyuma mvuga uyu munsi ni ukumwereka ababyeyi. Nubwo ahanini iba ari ibintu bikorwa n'abamaze kwemeranya ko bazarushinga, ndavuga urugo. Hari n'ibyo nibwo umuhungu cyangwa se umusore ajyana umukobwa akamwereka ababyeyi n'umuryango we, nubwo wenda atari buri gihe bigenda gutyo. Niba umukunda by'ukuri mujyana umwereka ababyeyi bawe, bizamushimisha. Ibi ni ibintu muha icyizere ko urukundo rwanyu rufite intego kandi wizihiwe n'uko ari inshuti yawe. Ntabwo ari ingitegwajoro, umwereke inshuti zawe. Ni nadusorera ikiganiro cy'uyu munsi rero, cyari ikiganiro waba ubizi. Reka tuzasubira ubutaha. Nitwa Samuel Mugisha. Reba munsi y'iyi video ahantu hatukura handitse subscribe wakande, tujye tubana iminsi yose. Ndabashimiye naho ubutaha.